twinjiye mu makuru adasanzwe y'imirwano. M23 muri Mitamba ikomeje kocumuro cyane coalition ya FARDC ndetse n'abarwanyi bayo ni mugiye muri Minembwe bisa nkaho imirwano ubu ngubu itakiriyo cyane, ariko abarwanyi bayobowe n'uwitwa General Bodwe bakaba bakomeje kurwana bikomeye cyane ngo bifashe n'amadrone abo nabama 23 bihagaze gute bwana Nikora kubirwa. Yakoze cyane, reka duhere mu misozi miremire ya Minembwe by'umwihariko duhera ahantu bita mu Rugezi niho habyutse habera imirwano mu gitondo mu gace ahantu bita kuwihene kugeza ubu ngubu haracyarimo habera imirwano muri turiya duce twa Rugezi. Abantu batazi Rugezi ahantu iherereye ibumoso bw'uburengerazuba bwa Minembwe uba werekeza mu duce twa za Gihuha, noneho mu kuboko kw'ibumoso ruguru cyane ruguru ya za ahantu bita za Nyamuronga, ruguru y'ahantu bakundaga gucukura amabuye y'agaciro, aho ngaho niho muri turiya duce twa za Rugezi. Rugezi rimwe yakomeza kuberamo imirwano cyane, dore ko mbere habanje kuba ingabo z'abarundi nizo zahabaye mama 23 bakuye muri turiya duce twa za Rugezi bagahunga berekeza mu bindi bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibwo kariya gace mama 23 yabashije kukabohora. Maze kukabohora, dore ko kariya gace President Kisekedi yari yaragahariye abarundi ko ari bo bagomba gucukura amabuye y'agaciro hariya muri kariya gace ka Rugezi. Kuva ico gihe kugeza n'ubu ngubu Rugezi iracyakomeza kugabwaho ibitero bitandukanye. Uyu munsi bakaba babyutse bagaba ibitero mu gace kuwihene n'umusozi bakundaga kuragiraho ihene hakurya y'aho bita kwa Sabune, aho hose harimo harakomeza kubera imirwano. Dutambutse twinjiye hariya muri Minembwe haracyari ibisigisigi by'imirwano yabaye ku munsi w'ejo, ubwo imirwano yaberaga mu duce tw'ahantu bita Irundu, aho bita kwa Murondanyi ndetse n'ahantu bita kwa Buhimba, aho hose habereye imirwano ikomeye cyane yahuje ingabo za mama 23 ndetse na twirwaneho baza guhangana cyane n'ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo, ariko baje kubakubita babakura mu duce twinshi dutandukanye. Mama 23 ibasha kutwigarurira. Ikimara kwigarurira turiya duce dutandukanye, nibwo abantu benshi bahise batangira gutangaza ko Minembwe ishobora kuba yaba libere. Ariko bakimara kwirukana ziriya ngabo za FARDC, FDLR, Wazalendo, twabibabwiye mu makuru twabagejejeho ku munsi w'ejo nimugoroba. Bakimara kubirukana, ingabo za mama 23 zahise zigaruka zisubira mu birindiro byabo aho byahoze muri turiya duce twa za Bidegu. Kugeza ubu ngubu hariya muri Minembwe hakaba habyutse hasa nkaho hatuje, gusa barimo barasheringa mu duce twinshi dutandukanye twa za Gakenke, twa za Karingi, aho ngaho barimo barasheringa baherereye ku musozi wa Baruta. Kuri uwo musozi wa Baruta ni point strategique y'uburyo bashobora gusheringa mu duce twinshi dutandukanye duherereyemo ingabo za mama 23 ndetse na twirwaneho, ndetse no gusheringa hariya mu baturage. Ibyo ngibyo bakaba bari kubikora kugira ngo babashe kureba uburyo baje gufata imirambo y'abasirikare babo baguye muri turiya duce dutandukanye. Dore ko mu kanya mu masaha 7 n'igice bashatse kugira ngo babashe kureba uburyo baje kurekipera imirambo yabo, baza kugwa muri ambushe. Iyo ambushe yaje kubashegesha cyane mu duce twa za Bidegu. Bibwiraga ko mama 23 itari muri turiya duce twa Bidegu, ariko baje gusanga mama 23 iri muri Bidegu ija kubasheringa, ndetse haza gupfamo n'abandi benshi cyane, ingabo z'u Burundi, ingabo za FARDC, ingabo za FDLR, ndetse hariya baje kuhagwa ari benshi cyane muri turiya duce. Si wowe nyine hariya muri Minembwe, ahandi hantu harimo humvikanira amasasu ni Gakenke irimo humvikanira amasasu kubera ko ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo n'abarundi ndetse n'abambari babo bose barangije kwinjira muri ya shamba rya Mukoko. Nimba barangije kwinjira muri ya shamba rya Mukoko, kugira ngo ubashe kumenya situation iri muri ya shamba rya Mukoko, humvikanira amasasu biba bigoye cyane. Ariko abantu tumaze kuvugana bari muri turiya duce twa za Gakenke batubwiye ko hariya muri ya shamba rya Mukoko harimo humvikaniramo amasasu menshi cyane. Kugeza ubu ngubu Mikenke yabyutse neza, ahabereye imirwano mu masaha 5 yabaye nk'iminota 30 gusa. Ninga Wazalendo cyangwa se bamayimayi bashakaga kugira ngo barebe ukuntu baza bakareba uburyo banyaga inka muri turiya duce, ariko basanze ingabo za FARDC, FDL, basanze ingabo za mama 23
ziri maso cyane n'iza twirwaneho ziza kubashushubikanya zibasubizayo barahunga. Kugeza ubu ngubu ko niko nicyo twavuga hariya muri Minembwe. Mu Minembwe ubu ngubu harasa nk'aho hatuje, nta sasu uretse ibyo ngibyo basherinze gusa bashaka kureba imirwano, bashaka kureba imirambo yabo, ariko baza gukubitana n'imirwano ikomeye cyane, baza kubirukana barahunga. Dukomeze twerekeza hariya ku Ndondo. Hariya ku Ndondo hari uduce tumaze gusa naho tubaye imbere kandi tumeze neza, dusa n'udutuje. Turiya duce twa za Canzovu, za Masoro, za Kajembwe, za Gahuna, za Mugogo, za Mwishenge, za Bugogoma, za Kanono, utu duce turatuje cyane. Abantu batekerezaga ko tuno duce dushobora kuzagirwaho ingaruka n'ingabo zari zazamutse hariya kuri Gafinda. Batekerezaga ko hariya hashobora kuzaba ibitero bikomeye cyane, kubera ko Gafinda yari iriho ndetse na Munanira na Kirungwa na Mitamba hari abasirikare benshi cyane ba FARDC, ba FDLR b'abazarendo. Abantu batekereza ko iyi mihana ishobora kuzinjira mu kaga, ariko twaje kureba twibajije ingabo za M23 zihita zibona ko bari abaturage bari mu kaga, bahita bazamuka batangira guhangana na ziriya ngabo za FARDC, FDLR ndetse n'abazarendo. Ibyo bikimara kuba iyi mihana yose yahise itangira gutuza, ariko hari indi mihana yahise yinjira mu kaga cyane. Nka Kirungwa yahise yinjira mu kaga, abaturage bakaba batangiye guhunga, batuye hariya muri kariya gace ka za Kirungwa ndetse n'ahantu bita za Munanira, abaturage bari batuye hejuru bahunze, ndetse n'ahantu bita Murambyaho abaturage baratuje nta kibazo kirimo, na za Kagogo naho baratuje, ndetse na Gatanga abaturage baho nubwo bahunze ariko kariya gace gafite umutekano, dore ko abantu bariya ku Murambya ariho bashize ibiraro, akaba ariho baragira hariya za Gatanga, ndetse bakazamuka bakaja kuragira na hariya muri turiya duce twa Rubibi. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko hariya ku Ndondo ubu ngubu harasa nk'aho hatuje, ariko imbere yaho gatoya ukigera ahantu bita mu Mitamba hari imirwano ikomeye cyane. Iyo mirwano irimo nabande, igizwe nabande, se bari kwifashisha ibiki, ihagaze bita aho ngaho mu Mitamba? Murakoze cyane. Iyi mirwano irimo ibera hariya mu Mitamba ni imirwano yashamiranyije ingabo za M23 na twirwaneho, bakaba bari guhangana. M23 na twirwaneho ni imirwano ya twirwaneho na M23 ikaba yabashamiranije n'ingabo za coalition ya Kinshasa, akaba barimo bahangana nabo. Kuba barimo bahangana hariya muri Mitamba bifite icyo bisobanuye. Hari abantu batarabasha gusobanukirwa ngo bamenye icyo Mitamba bisobanura, ngo bamenye icyo Kirungwa bisobanura, bamenye icyo Gafinda bisobanura. Gafinda na Kirungwa ndetse na za Buhonde nibo baporteja Uvira. Mu gihe batashobora guporteja Uvira yahita igira gute? Uvira yahita ifatwa. Akaba ari nayo mpamvu harimo habera urugamba rukomeye cyane, urugamba rw'amagasa, urugamba rw'imberenge. Hariya harimo harabera urugamba rukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo hariya abantu ntibakirimo bavuga imirwano irimo ibera hariya muri turiya duce, kubera ko muri turiya duce abantu bari bitaye gusa hariya kuri Minembwe, ntibabashe kwita ku bindi birimo bibera hariya muri turiya duce tw'Indondo, by'umwihariko hariya za Mitamba. Hakaba hatumye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zarangije kuva mu duce tumwe bari barimo, ndetse bakamanuka berekera ndetse ahantu bita ku Gataka, akaba aribo bamanutse berekera, abandi batangiye guhungira za Buvira ndetse na za Gishembwe nayo abaturage b'Abafurero bari muri kariya gace batangiye guhunga, ndetse n'utundi duce twinshi dutandukanye twariya ku Ndondo Abafurero bahunze. Abafurero bari batuye mu Gahuna, habaga Gahuna y'Abafurero na Gahuna y'Abanyamurenge, ya Gahuna bahunze, ndetse n'abari batuye za Kagogo batangiye guhunga, abari mu duce twa za kwa Masata batangiye guhunga, ndetse n'abari za Bugogoma abo ngabo batangiye guhunga, abari muri turiya duce za Canzovu hariya kirimo Abafurero n'Abembe batangiye guhunga, bamwe barimo barahunga berekeza za Rurambo, abandi bagahunga berekeza mu tundi duce dutandukanye. Bigaragara ko iriya teritwari ya Uvira kugeza ubu ngubu ifite ibibazo cyane bikomeye. Reka dukomeze tubabwira amakuru uko byifashe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo noneho twageze Uvira Centre. Uvira Centre nimugoroba haraye habereye inama ikomeye cyane yahuje gusa abazalendo, hatarimo ingabo za FARDC, hatarimo ingabo za FDLR, hatarimo ingabo z'Abarundi. Iyo nama yayobowe n'uwo bita Ngoma Nzito,
Ngoma Nzito generale autoproclamé niwe wayoboye iyo nama. Yari yahamagaje aba generale bose autoproclamé bo muri Kivu y'Amajyepfo. Uwa mbere yari yatumiye uhagarariye Yakutumba, nawe Ngoma Nzito yari ahari. Hakaza uwo bita Kamama, hakaza uwo bita Rene Itongo, hakaza uwo bita Fieka Aduyi, hakaza uwo bita Makanake, hakaza uwo bita Mutetezi ariwe bitwa Eboela, hakaza uwo bita Meshake. Abo ngabo nibo babashije kugaragara hariya, ndetse harimo n'abandi bakoloneli benshi batandukanye n'aba lieutenant colonel nabo bari barimo, ndetse n'abakapiteni bake bari barimo hariya muri iriya meeting. Iyo meeting yabo icyo yari igamije niki? Kwari ukureba ngo se niki bakora kugira ngo barebe uburyo bashobora kujya kurekipera Rurambo. Kubera ko Rurambo babonye ko bigeze kuzamuka Fieka Aduyi ndetse n'uyu mugabo bita Rene Itongo, bagenda bagiye gufungura umuhanda wa Rurambo kugira ngo ingabo za M23 zitazatambuka zije gutanga musahada muri twirwaneho. Ariko bamaze kuhagera basanze ingabo za M23 zatambutse ngo barangize barangije barongera baramanuka. Bakigera hepfo barimo bamanuka berekeza muri Uvira, nibwo izindi ngabo za M23 zongeye gutambuka zivuye hariya muri Bukavu. Zimaze kugera hariya, bamaze kumanuka bamenya ko izindi ngabo zatambutse, noneho bahita bavuga ati reka turebe uburyo twakora, dukora inama, dore ko ingabo za leta zitarimo zigira gute, zitarimo zirwana. Kugeza ubu ngubu abazarendo nibo bafitiwe icyizere cyane kurenza ingabo za leta. Iyi nama yari yobowe n'uwo bita Ngoma Nzito, wari urimo yandika yari Rene Itongo, akaba ari we secrétaire général wabo, akaba ari nawe wari urimo wandika iyi nama. Iyi nama icyo yize ibintu bitatu. Ikintu cya mbere yize ni uburyo bagomba kujya gufunga uriya muhanda nako iriya nzira yerekeza za Rurambo. Iyo niyo bizeho. Ingingo ya kabiri bize bavuga bati Minembwe yaratunaniye kuyifata. Niki cyatunanije kugira ngo Minembwe tunanirwe kuyifata? Tugere muri Minembwe, tugere muri 3 km cyangwa se ibirometero 3. Niturangiza badusubize inyuma, wongere batugeze ku birometero 40. Atabazalendo niki twakora kugira ngo tubashe kugira gute, tubashe kwigarurira kariya gace ka Minembwe. Icyo bafashe bavuze ngo bagomba kohereza abazalendo benshi, bakazamuka bakanyura hariya muri Baraka, bakagera hehe, bakagera kuri point zero, bagatangira guhangana. Ati impamvu batsinzwe bagatsindwa Ruhenu hariya muri kariya gace ka Minembwe nuko urugamba rwari ruyobowe n'abande, rwari ruyobowe n'abahibu. Baravuga bati tuzasaba abahibu ari twebwe tuzayobora iki, tuzayobora urugamba ruri hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Ibyo ngibyo cyane nibyo bagiye bagarukaho. Ikintu cya gatatu bagarutseho ku mishahara yabo bahemba. Bavuze ngo abagenerali autoproclamé bahembwaga $150. Bavuze ko bagomba guhembwa byibura $200 kandi bagashakisha uburyo bagomba kubona ibiryo byabo byo kurya. Bavuga ko bagomba gusaba leta akaba ariyo izashaka transport izadeplasa bari abazalendo bazaba bagiye kurwana muri Minembwe, ndetse bongera bagaruka ku mirwano irimo ibera hariya Mitamba. Bavuga ko Uvira ishobora kuba Tombe, ariko bemeza ko abayobozi babo bagomba kugira ibirindiro ahantu bita Makobora. By'umwihariko bavuze ko Ngoma Nzito agomba kujya kuri biro y'abazalendo ikaba iba hariya Makobora, kubera ko ubundi yahoraga ikorera Baraka, dore ko umuyobozi wayo tutazaherereye, bamwe bavuga ko yapfuye, abandi bakavuga ko akiriho. Uwo nguwo akaba ari uwo generale autoproclamé Yakutumba. Bavuga ko Ngoma Nzito agomba kuja muri kariya gace, akaba ariho ashinga ibirindiro, ndetse akaba ariho uzajya nakira n'abaturage bashaka kugezaho FRDC ibyifuzo byabo. Reka dukomeze tuve hariya muri Uvira twerekeza muri turiya duce twa Karehe. Turacyari muri Kivu y'Amajyepfo tujuru. Karehe naho hari imirwano irimo irabera ahantu bita Cyambombo harimo harabera imirwano, ndetse ikongera ikabera ahantu bita Nzingati naho harimo harabera imirwano, ndetse n'ahantu bita Ramba. Aho hantu hose ko ari hatatu hariya harimo harakomeza kubera imirwano, ndetse hari n'imirwano mbonye mu kanya irimo ibera hariya muri Kabare. Turamenya gusa uko bimeze hariya muri Kabare, ariko muri territoire ya Kabare naho harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Hanyuma twinjire hariya, reka tubanze twinjire muri Nyiragongo. Nyiragongo tumaze iminsi tutayivuga kubera twari twahugiye cyane muri bino bintu birimo bibera hariya muri za Minembwe, ariko operation ya Nyiragongo iracyakomeje.
uyu munsi hariya muri Nyiragongo habyutse humvikana amasasu menshi cyane. Nyiragongo ni ishyamba rinini cyane rifatanye na parike cyangwa se n'ibirunga bya Nyamuragira, harimo FDLR nyinshi cyane. Bariya ingabo za Mutayomba niho ziherereye, ingabo za Kigingi, ingabo za Kijove, ingabo za Kayafa, ingabo za Maroke, ziriya ngabo zose ziherereye hariya muri turiya duce muri parike muri hariya muri Nyiragongo niho barimo bahanganira. Nimba barimo bahanganira hariya muri turiya duce, icyo bishatse kuvuga ni iki? Barashaka kugira ngo babashe kwigarurira Nyiragongo. Dore ko Nyiragongo yahoze ari indiri y'ibirindiro bya FDLR, ariko baza kubarasa babakura hariya ndetse berekeza muri turiya duce twa Walikale. Bamaze kubakura hariya berekeje za Walikale abariho bajya, ariko ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo banga guheba, barongera batangira kugaruka bashiramo ibirindiro byabo. Hakaba harimo operation imaze amezi 2 iri hariya muri Nyiragongo, barimo barwaniramo, hamaze kugeramo amabatayo 3 y'ingabo za 23. Gusa kugeza ubu ngubu baracyarimo barwanira hariya. Tuzakomeza tubikurikirane, tunabibabwire, tunashimira n'umuntu watwibukije atubwira ko Nyiragongo kugeza ubu ngubu tudaheruka kubabwira amakuru yayo. Ntabwo ariho gusa, Parike de Kahuzi Biega, Abazalendo ku munsi w'ejo bateye muri turiya duce, baza gutera ingabo, baza kugira gute, baza guhangana, barahangana, mu barangiza guhangana Abazalendo baza guhunga binjira muri Parike de Kahuzi Biega. Ariko Parike de Kahuzi Biega aba garde de parike cyangwa abacunga parike, abo bose barangije kuva hariya muri parike. Ingabo za 23 zafashe umwanya wo kugira ngo bakure bariya abantu hariya muri parike, hanyuma parike ije gucungwa n'abasirikare, kubera ko bariya ba garde de parike bamaze igihe kirekire bicwa. Reka tugende twinjire hariya muri kariya gace ka Masisi. Masisi naho birakomeye cyane, ntabwo byoroshe, ubwo drone zirimo zikomeza kurasa mu baturage ahantu bita za Kazinga ndetse za Mitimingi, Gatoyi, tuno duce. Umugabo bita General de Brigade Baudouin Ngaruye, umugabo waya mu 23 Baudouin Ngaruye niwe uri mupanga urugamba hariya muri turiya duce. Hakaba hari drone za 23 zageze muri turiya duce, zikaba ziri gukomeza kurasa mu Bazalendo. Bikaba byatumye Abazalendo bagenda bava muri tuno duce dutandukane, za Nyabyondo, za Kazinga, za Mitimingi, za Gatoyi, barangije kutuvamo, bavuye muri turiya duce ndetse bagenda bahunga bagana mu mashamba. Gusa kugeza ubu ngubu hari uduce 23 ifite, hari n'uduce Abazalendo bafite kugeza ubu ngubu. Nimba bafite utwo duce na 23 ikagira utundi duce, byanga byakunda, baracyahanganye, ruracyageretse kandi baracyakomeje bareba uburyo bakomeza guhangana muri turiya duce twa Masisi. Gusa Masisi imirwano ntabwo yari yahagarara, iracyakomeje, ariko hari ikintu kitavugwa rumwe. Hari abagabo babiri muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru batajya bavugwaho rumwe. Umugabo bita Mutayomba, bamwe ngo Mutayomba yarapfuye, abandi ngo ari Kinshasa arimo aravugwa, ariko mu bigaragara nuko Mutayomba ashobora kuba ari Kinshasa akirimo avurwa, cyangwa se no gupfa wasanga yarapfuye ariko bakabihisha ingabo ze. Nukuvuga ngo ziriya ngabo ziri kurwana hariya ni ingabo z'umugabo bita Mutayomba. Hakaba hari kandi n'ingabo za General autoproclamé muri Yakutumba, ari nawe kuri Abazalendo muri Kivu y'Amajyaruguru, nawe muri Kivu y'Amajyepfo nawe utavugwaho rumwe. Bamwe ngo Yakutumba yarapfuye, abandi ngo Yakutumba arahari, ariko kuri kwabyo tukurabasha kumenyekana. Gusa twebwe turacyakomeje tubikurikirane, tuzababwira uko bizaba byifashe, byanga byakunda. Yakutumba nazaba hari, nazaba adahari, ibyo nabyo tuzabibabwira uko bizaba bimeze. Gusa bwana Nikora, ngira ngo nagushimira, duciye mu makuru atandukanye abakunzi bacu bashobora kumva ndetse nabo ubwabo bakisesengurira bitewe n'ibyo tubabwiye, ari kubera imirwano n'uko situasiyo zihagaze mu bice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice nka Mitamba, za Rugezi ndetse no mu bindi bice byose tugiye tugarukaho. Reka dushimire abantu bari dukurikiye muri ikiganiro. Ishimire nawe wafashe umwanya wawe ukagitegura, nanjye twabanye kuri kamera ndetse no mu bundi buryo bwose kugira ngo ikiganiro kibashe kuboneka. Nshimiye mwe mwese mukomeza kudukurikira, ndetse inkunga yanyu turayishimira kandi dukomeje kubasabira ku Mana kugira ngo iho umugisha muri mukora byose. Ciao ciao. Imboni TV, imboni ya rubanda.